Bukwe muri FPR ende Vestine nakareka Yesu mwami agiye kubihakana no iki Vestine yakoreye ubukwe muri FPR Yesu we we nibyo guhimba ntabwo tubibona yatangiye ikiganiro bagati kamerezi reka twakire rero abatumirwa wacu murabona ko bari imbayimbo tugiye gutangira ikiganiro muri aka kanya tatumiye umusitari musanzwe muzi muri sinema ameze neza cyane bamwita ndajya kwita Rita oya ririndi zina Ana Kirezi hafaho Kirezi azmenyekeye ko urukundo rwarancajije mwabantu ntabwo byoroshye ari kumwe arahazi ariko turi kuri kamera wamwe ari kumwe inzara umuntu urukundo rusaza abahazi turi kumwe nande mwanyweye amata yewe wambonye namajije kuba icyamamare ejo biragiye ikabuga baramobe ngo watuba bari ukamudusabira akatuhobera nta muntu utiyemera uritwikiye ntabwo ari ukwitwikira ntabwo ari kuri cyamamare gira umuntu ntabwo yimenya ntabwo yimenya babwira sister ngo watuba ukamudusabira akaduhobera basi ngo kumusiga ntabwo umuntu yimenya kandi baraje kuba icyamamare hano hanze muri industry nyarwanda hano muri so ya filime reka warasaze byanya muri industry nyarwanda hano muri filime Bita nugiye gufata umudari wa mbere hano muri filime nyarwanda w'abantu baragwanuriye nina ndafashijwe n'amashapura arataka muri industry ya nyarwanda Byose yafata idari akarenga umuntu wacu twemera cyane witwa Mick urabona yamurenga isura nike kore kirenze umva n'akababaro yatesheje ariko niyo muzajya mubanza mukajya kuvuga umukino ukabagura abanza ufata umudari no muri industry y'u Rwanda jya ubanza ureba abantu bari hano umuntu wa mbere ufite umudari muri iki gihugu ni umuntu witwa Mick reba banza ureba imizigo arimo arasohora banza ureba imizigo ari gusohora banza ureba icyumba cyanjye banza ureba igeno reba filime Rita asoyeje bundi urayibona mwihorere nagarabana urafata warebye ukuntu yatinze warebereje muri anase oya sino muri ama no n'amahitamo asara ubu byatinze gusa asara umuntu utasara oya utasara turashaka muri actingiye wayibonye uti Ngiye kuba umactrice wagiteye kuri ubwo gusara ari umuntu utasara reba umuntu wese ku giti cye ibi nabyo ni binama mahoro nta muntu utasara ku giti cye urabishatse nasara kwisiga amarange biragoye gusara kuri ya bro bigoye iki abakinyi b'umupira umunsi badasara ikibazo cy'ugusara reba amahitamo ikibazo cy'ugusara reba uburyo ki yatinze nta kibazo ari ugusara abana irateguye rero reba bafite ibintu byose byagiye none umugabo umbwira umwacteur muri iki gihugu cy'u Rwanda ushobora banza urebe Mick gukora impano yiwe ari kwishyira ku rundi rwego uhita umuhuza n'abakecuru basanga Mick acting si muri acting nanjye mvuze kuri Mick reba banza urebe Mick uzambwire acting uzi nimwe Mick yakinye kamunanira uherekuye yatubanze gukinana na ba Regis zirabo bita kurunguruka Regis arunguruka Mick wigeze uzireba warebye zino Mick yakinye Mick yigira umuturage warebye zino Mick akina none ugereze mu ngeno ukagera mu cyumba cyanjye ari umukiri ariko amazegera ari kimwe industry Mick ngiye muzi muri corona ya kabiri banze ngo nane barita aramaramo n'umwaka muri industry ariko Mick nawe ntabwo bimazemo igihe kinini muri corona imyaka ibaye atekereza none umwaka nushiri nguyu we arabageze he nindura buri kumukurikirana muri sinema nyarwanda hano muri Kigali Mick ntago wafata ipusi n'imbeba ngo bitura itagera gutukana nanye n'urugero murakoze cyane reka twakire umutumirwa wacu Leponse karibu Leponse wanyu igisubizo n'undi Leponse niwe gisubizo katwitangirire okay murakoze twatumiye kuri Ram TV no twari tugiye kuganira
mwanyoye twanyweye amata mwambonye boss ko mumeze neza telefone agresive kimuntu yewe mwambonye nagomba ariko rero reka yakoze cyane repose watangira no kubwira abatumirwa ngo batangira ikiganiro. Twongeye kubasuza twubakira nuko musanzwe mubiza umunwa wo rwose turi nawo twababwiye ko nta rungu ni kuri lamu tubakiriye turabakunda cyane turabishimiye mukore subscribe comment zanyu nge nababwiye ko comment zanyu mva sinsinzira ndara nzisoma comment zanyu mukore share mana y'isi n'ijuru kandi rwose turi kubibona muri iminsi muri kudushigikira cyane rero uyu munsi wa none turongeye turagarutse hari ibintu tutari kumvikana mu gihe ntabwo murabizi murakoze cyane reka twakire icyamamare vibe cyamamare cyacu muri sinema nyarwanda naje mena narabibabwiye naje niyizi aje ari umuactrice uri gusohoka hano hanze ariko ari guca ibintu then n'abamureba rwose babiri bafite imbaraga cyane kandi nizera yuko agiye gutera imbere cyane so katumwakire. Ndabashuhuje guys mwanyweye amata mumeze neza mufite vibe tugiye gukorana ikiganiro mumeze neza twanyweye amata igihe tuba twanabura ejo bundi hari umuntu wahise ambwira ndi kabuga yahise ambwira ngo hari umunsi uvuga ngo wanyweye amata nkahita nirukanka nkajya kugura amata nkaba ndi kuyanywa kugira ngo nubahirize umusitari mfana ari guko izina ry'Imana yahise mvuga ni cyaze mwanyweye amata turasuza n'abari inyuma ya kamera abari inyuma ya kamera nabo turabashuhuje turasuza na Yves coordinator ni babe baso tugiye kubaha show ya danje. Okay murakoze cyane reka twakire abatumirwa bacu muri Ram TV. Okay murakoze cyane ubu ngubu dufite ari gahunda turimo muri aka kanyari biri gucicikana hano hanze murabizi muri mu myidagaduro yego myidagaduro ibintu birakomeye hano hanze byebyanaye n'ubwoba hano hanze biratangaje cyane ndi mu marira ndi kurira ariko hari ukuntu ndi kubyumva nawe kubyumva yego okay katwinjiremo abo bantu bateretse hanze bari gusoka hanze abo bantu bagira ubegura hano hanze baberekana abo bantu nibo tukiyoganira abantu murazizi see my heart murazibona gute see my delicious see my kiss the aga abantu bazabyumva uyu mwana ari gusa neza mumwitegereze muba ari we mureba muba ari we mwitaho cyane aya ubu ngubu tugiye gukora akazi okay mwabonye rero comment muzitere hano nibadufasha buri wese afitwa byumva oh my god mwandwajije umutima mwandwajije reka twitangirire sasa guys acting y'urukundo iratangiye mwihangane response apana kugira ibibazo nuzana ubwo kurira hano nje ntabwo narira ako nanarize byaba ari umunezero hari ukuntu urira amarira y'ibyishimo aha twagiye noneho hano hanze ari byabaye hano hanze ari ubukwe bwabaye twakoze dufite igikwe turavuga ko nyuma hano ari umuntu witwa Response uyu mugabo aga n'uyu mugabo Regis n'uyu mugore witwa Mick muri make urabavuga iki mukobwa jana reka mubwire uyu mukobwa jana ubundi yitwa mukobwa jana sifiwe ararenze mana yanjye niba abaho umuntu wa mbere uretse no kwa tuvuga ngo usibye ko abantu benshi mumugira n'amashari mwirirwa mumwirukankaho mwirirwa mumuvuga mwirirwa mumutuka mwirirwa mumucisha hirya no hino uyu mwana mukobwa agira umutima mwiza mwana mukobwa uyu n'umubyeyi nako numva mana yanjye sinzi icyo namuvugaho noneho kuvuga kure agabo yanjye ndashatugaruke tureke kuvuga ngo n'umwiza ko mwiza ibyo by'ubwiza turabigarukaho nyuma ni mwiza no ku mutima turabigarukaho gucya umuzi nk'iki turagushaka kugira ngo tuze nimba ushaka kuvuga kuri Mick subiza kuvugaho Mick umuzi iki Mick muzi nk'umwacteri kugira ngo mwamamaze utangire umuvuge neza okay Mick nje muzi nk'umwacteri wa filime n'umwanditsi akaba n'umuyobozi wa filime kuva kera yari umukinnyi kuva kera njyewe muzi muri filime muzi atangira kwactinga kera he ntago mazi cyane keretse nk'atangiye kugaragara vuba nubwo nanjye kumenyamo duke ariko njyewe muzi nk'umuyobozi wa filime
nkamumenya nk'umukinnyi wa filime ndetse n'umwanditsi wa filime. Okay, naho uyu mukinnyi wa filime witwa Regis wo muziki Muzi nka kapiteni Regis. Nisi n'umukomediyani. Umukomediyani. Naho uyu mugabo wita Aga wo muziki. Aga Muzi nawe nk'umupromota urenze cyane mu Rwanda. Okay, turagarutse noneho tumugere ku uyu mustari umukobwa uri imbere mwicaranye witwa Rita aba bantu we urabareba nuko ari kubareba abo bantu ubazi iki kari batatu hari uwo bita Miki hari uwo bita Aga hari uwo bita Regis tube tumushyize ku ruhande kuko ni umuhemu tube tumushyize ku ruhande Aga nawe simuzi umuntu uryaga papu Regis sinamufana sindi no kumukunda ubu nise urabizi neza ko amurega papu komeza uvuge arabitambara urukumva wowe ushikende yasigiye ku kijya ngende kuvuga ukuri nagushyigikira ndi kuvuga ukuri yewe icyo nemeranya cyo buri bantu bose twabyumva kwikomereza irata icyo mikimuziho nzi ko nyina ari umwana w'umukobwa wakuriye muri famiye ugahura n'ibibazo papa bagapfa mama bakamufunga agakurira nyine mu buzima butari bwiza finally akaza kugira amahirwe yo kujya muri sinema nyarwanda Aga nawe nyine muzi nk'umupromota icyamamare ariko Regis mana kapitene wanjye muri iyi minsi ndi kumukunda muri bakora mukunda agiye kuzahura n'icyabanyumara cyitwa Rita ahubwo reka mbabwire naza mige twikorere kapo arekane na kapo zarangiye dukore kapo cyane usibye ko abantu mwifata mana abantu murifata mukavuga ibintu muhubu Regis ahantu uri kapitene wanjye uri kuba mwiza uri mwiza Okay, reka twikomereze rero kugira ngo bibe bidatera n'abantu amarangamutima ndashaka kugira ngo menye dushira hagati uko mu byumva uyu Regis n'uyu Aga umuntu buri wese aradefanda byibuza mu defande buri wese adefande uwe uko abyumva dushizemo hagati uyu mukobwa mukunda imbere ya uyu mukobwa hagati dushizemo hagati Miki uri kudefanda Regis ntabwo zuri kudefanda nuye ngo wari cyonse ko uri kudefanda Miki urabona ukuntu bimeze ari hagati yawe wowe ukurikije ari Aga na Regis wari kujyana uyu mukobwa Miki nindi nuwamutwaye Aga ushingira ku ako Regis Aga ni umugabo man banze utandukanye bose undi wese umugabo nundi ni umugabo ubugabo burasumbana Aga ni umugabo uzabanze utege amatwi ubuhamya bwa Miki ejo Miki ari kurahira mu rusengero Miki yarivugiye ati aravuga ati Aga ndagukunda n'umutima wanjye uri igisobano kinini waminduriye ubuzima tandukanya n'umuntu waje rero mu buzima bwe akaza kumusebya n'umuntu wafashe ubuzima bw'umuntu akabuhindura Aga ecyambere cyo tuvuye no kumukunda Aga n'umugabo wari ukwiriye Miki baraberanye barakwiranye ntago baberanye pe yaraberanye na Regis niwe bogari niwe mwana mwiza bogari Regis mu bwiza ahuriye he na Aga ahubwo se nyine bahuriye koko ngiye mbona Regis ari we musore fata umugabo uhagaze w'igihagarara nka Aga ufata umugabo mwiza nka Aga ariko wowe bamureba ubundi mwe mwahura byibura cyangwa umubona ariko sitreka ibyo by'ibihagarara mwe mushingiye kuki mwumva ko Regis ari ku mafaranga Regis arusha Aga amafaranga amurusha amafaranga ya hehe nawe ko bibavuga amurusha amafaranga ya hehe amurusha amafaranga he bite n'ibikorwa bye ariko Regis afite ibikorwa afite ibihe filime ibihe none ndimwinjiriza agafite imishinga agafite amanuzi ni umupromota akorera abantu b'abastari benshi sibyo agafite indi mishinga ku ruhande itahugize ahantu ihurira na kamera ijyanye bimwinjiriza amafaranga igiye ku giti cye sinzi nimba ari ngombwa ko muvuga kuri kamera ikindi neza ko nta mana yanjye Regis umwana wo ku Gisozi hano mu Budurira Regis ahuriye he naga Regis nanditswe yangwa n'abakobwa none n'abahungu murango oya nagwa ari kumwanga nge nta kintu dupfa bro nta kintu dupfa na hano tuziranye nkubona mu muhanda wigendera n'imodoka y'umutuku sinzi nimba nayo nimba butayitiriye yewe
ariko wifata uzabanzure banzure b'inzu banzure inde ujyana n'amaguru wowe urishwa neza se ndeka njyewe ejo bundi nanjye ndayibura reka tubireke n'amakuru nayo mfite okay ndemera ko nawe ugiye kuyigura niyo makuru mfite ariko reka tureke kwenda twegeye ariko twemere yuko nuwenda njyewe icyo mpamya cyo nuwenda okay Regis nuwenda afite ikibazo Regis amakuru mfite ari kurira ko atarira ejo wabonye ataraje kuri kamera akirizwa ese bro ariko mana yanjye abanyarwanda muri ndya njyewe naravuze ngo umuntu nawe njye mubere ndyamireze Regis ejo bundi akoze ikiganiro atutse Mick aramubwira ati wowe uri indaya ntuzigera ushaka muri urwo rugo mwukeye bwaho Mick akora ikiganiro aramubwira ati njyewe sindi indaya ndi umugore muri uru rugo yarabivuze mujye kuri YouTube ya Mick murabisangaho icyo kiganiro Mick aramubwira ati njyewe sindi indaya mfite agaciro muri uru rugo kubera ko Mick yararimo arategura urugo rwiwe muri iyo minsi nta n'icyumweru cyaciyemo agahita atera ivi none urarebye umwana bamukore akoze umurenge umwana akoze igikwe gihagaze ifaranga ringana kuriya ariko ikigaragara cyo ngo basebeye bakorenga ahantu watajyanye mu bushobozi bafite abantu bose bari kwibaza niba yashatse uriya mugabo bakundana ko kubyanya kuki yarize kuva bamuzanye kugeza bukwe burinze burangiye reka namugeno banza utekereza hishira mu cyimbo cya Mick banza wishira mu cyimbo cya Mick reba kuntu mwamuvuze reba kuntu mwamututse reba kuntu mwamugendeye ku bukwe mukashaka kubusenya bamwe mukagenda ku mugabo we mukajya mumutuka ngo agararongowe reba kugira ngo ubukwe bwiyo bugende neza ngo ahantu haciriritse romantique ni bangaye bahakorera romantique ni bangaye bahakorera aciriritse abastari b'u Rwanda bakorera ahantu romantique si bangaye romantique mbonye se wakorera live mbonye ntabwo ama live yambonye usibye muri iyi minsi nawe aharaye wenda arena mbonye ntabwo yakoreraga ntabwo se yakorera nyine yabonyire ariko romantique wayibona wibona jaride yagaze babiri baragiye gukora ahantu bose ari ahantu hagayitse iki hano wabonye dekorasiyo mana kameraman aze kumfasha kameraman aze kumfasha baze gushyiraho dekorasiyo ya nuza ya Mick urebe dekorasiyo Mick yari afite ako Vestina yakoze yimurenze tanu ako Vestina nawe ndamukunda mwana yakoze show mana yakoze yihesho irenze ahubwo se nicyo atakoze kirenze yakoreye kuko yakoreye mu ntare yego mana cyane naho utakorerayo uzingewe nzakorera uzingewe nzakorera yewe shamva ko nzabutaha wibeshya abafana nzabutaha uzabutaha mwabafana mwe reka mubwire ubundi icyambere cy'ubukwe saho bukorera icyambere ni urukundo rwanyu no kubaka ntabwo ubukwe rwo rwubaka urugo ni urugo ubukwe ni ubukwe ariko nyine tugaruke kuri aba bantu Regis man ni umusore mwiza wiyubashye utuje uti wibisatsi bikaraze ibisatsi bikaraze babarira ariko Regis nibyo yebaye gutusarira umuntu wifata wabonye ikiganiro ejo yakoze warakibonye erekana n'isoni uraje urivugishije nicyo kigaragaza abana beza murabifuriza bagira ngo ni umutima mwiza rero ufite umwana mwiza Regirata confirm ndamukunze Regis we bazarwubaka bazarubamo ubikunde n'ubikunde rega urabifuriza urugo rwiza ku mutima mwiza afite yes yajyaga kumwita indaya ajya kumufuriza urugo rwiza uribuke neza ibitutsi yamututse urabyibuka yamututse ntabwo bose ariko bari gushwana bashwana iki ako nk'umugabo Regis ni umunyeshari nta shyari hariya yagaragaje yarayigaragaje yari umwana nimba nta shari kuki atatashe ubukwe bwe nta n'isoni uravuga yari ari mu kazi kenshi akazi gatuma adataha ubukwe bw'inshuti yawe ubu of course nawe wenda yabonye nk'abandi yarabatwerereye tutakubonye mu gikwashe icyambere ni intwererano ubwo ni iki yamutwerereye yaramutwerereye ndabizi twese twaramutwerereye abantu bafite ubwo bushobozi twaramutwerereye ariko reka mubanze oya banze unega amatwi banze ubu se nk'ubu ngubu wenda mfite gukora Mick ubukwe bwabaye muri uru Rwanda show y'ubukwe ya movie yanjye amahitamo nyageze kuri araryoshye ameze neza njye mbura kweditinga filime yanjye njye mu bukwe
filime y'abafana banjye bayibure ubukwe bwa Mick bwatangiye butinze bwatangiye saa saba hafi saa sita ubukwe bwa Mick bwatangiye saa saba ubukwe bwiwe bwatangiye saa saba ni gute ako kazi utari kugakora kuva indi minsi yose saa saba ukagenda ukajya hariya yari afite akazi kenshi umuntu uri mu kazi abagomba gukora akazi nishari waje gutanga ubukwe bw'umwana ariko ntibyatumye butaba ntibyatumye atambara impeta yayambaye bazana nane uze hano turebane njye nawe Regis tujya duhurira mu buduriro uri kugura ibiraha gutya gute wifata ugakora umusore uyu mukunze Regis nuni bogari reba side Regis ubogari budafite kwihangana abona ati oh my god njye ndibaza ko tutatashye ubukwe ariko reba bogari my friend ufite akazi dia mwamubonye cyane ntago mwamubonye yari ari mu kazi kenshi umusore uri busy ariko Regis niba na Regis rero nuza wowe Rita wabanje warebye umwana umukenyero yambaye muri dote warebye kanzo warebye reception kunuba umukenyero suri abiriya birarenze we yabanze mbwira muri iki gihugu na Vestina ndagufana ndakwemana na kwisiga amarangi ariko na Vestina wabonye wigeze ubona yinjira muri reception yiwe yambaye kuriya Naomi wabonye yinjira mu bukwe bwiwe yambaye kuriya The Ben wabonye yinjira mu bukwe bwe wabonye umwana bari babibuze umwana yabaposoye nari ikintu kuri wa mukenyero nabonyeho kirenze uriya mukenyero sister wanjye yakoresheje ubukwe wambaye umbwire ngo mukora imikenyero ya 200 amafoto wabonye reception wayibona mukenyero byo sinde ku mukenyero ni gakondo mutanifata mukajya guhiga ubukwe bwa sister wanjye yari afite imikenyero rutiriye gusetsa we ngaho mbwira reception uzimishana na twari twambaye ni gakondo tuyihuriraho nari wabonye reception umwana wabonye agakune yambaye umwenda w'umutuku na Mick yambaye umwenda w'umutuku ni yanateze mwambaye neza mwasaga neza mwana we nakiyamani yabashimiye n'abastari bari bambaye nyine bari bafite agashya kabo bari bafite ikintu gishyashya bashaka kugaragaza mwambaye neza bashimye ariko ntabwo bikuyeho ko Regis ibyo yavuze cyangwa nibyo yabifurije yarabikuye ku mutima nta bintu byo kuba erega Regis araza aritora ni umwana mwiza uretse kuba atabutashye yarifitiye akazi ke cyangwa arifite n'ibindi bimuri muri mayindi n'akazi kuki yabonye umwanya wo kujya kuri kamera n'umwanya mutoya cya kiganiro yagikoze umwanya muto umwanya wagiye gukoramo cya kiganiro iyo utega moto ukazamuka kuri nakufita akamodoka watiriye ku moto iyo zamuka muri iriya modoka nako yiwe wasanga ari yiwe kuki utafashe uwo mwanya yagiye kuri kamera kuki atafashe umwanya ngo azamuke ajye mu bukwe bw'undi mwana nk'uko yabivuze wenda ayo masaha yari afite ibindi bintu ahugiyemo kandi ayo masaha ya kamera yari kuyarika akabanza agataha ubukwe kamera isaha n'isaha ikiganiro aragikora kandi yagikoze ubukwe buri kuba yakoze cya kiganiro dote igitangira ubwirwa n'ikikatagikoze ku munsi wa mbere kiriya kiganiro isaha yasohokeyeho cyasohotse ndeba kikijyaho nta n'iminota 5 yashize mpita nyireba dote yari ikirimo yari itararangira nyine kiriya kiganiro bagisohoye ariko bitavuze ko aribwo bagikoze wenda bari baraye bagikoze yagikoze uwo munsi yagikoze ako kanya dote ntiyatangiye imvura ihise ejo umuganda urangiye saa 7 nibwo dote yameke yuzaga ku bantu kugira ngo batamufata uko atari batumva yuko yarashigiye kuri urangije araza aravuga ngo Mick yamuhamagaye ngo ari kumusaba imbabazi uriya munsi ntabwo yamusabye imbabazi ni ikiganiro umuhungu bamwitandera mana wenda mwibagiwe ni umuhungu wakoresheje Mick interview aravuga ati none ndashaka guhamagara Regis umusaba imbabazi Mick aravuga ati guhamagara Regis bisanzwe mu kiganiro ati aravuga ati Regis umbabarire urangije nega nawe ugira inzitwazamyuza kuri kamera ngo bagusabye imbabazi ako sikore paso tukora wabirakariyemo wabirakariyemo kandi turimo turubiganira turukureba se ese ari Regis ari na aga wari kujyana undi ninda nyine nibyo ndi kubabwira umuntu wagomaga kumujyana ni aga wamusanga mu matiku n'umunsi warimwe aga ni umugabo mwiza aga ni umugabo ufite amafaranga aga ni umugabo ufite urukundo wari ukwiye umukobwa w'umwari ufite umuco warezwe mana Mick wararezwe reka tubyumva wende kubyumva ariko Jesco mbyumva rata twibwire rata Rita umusitari wenda
uwo muhungu yakurushije umunwa munini cyane ariko njye numva wari kujyana umuntu nubwo bibaye ariko Regis nanjye nitegereje Regis mbona niwe wari bumujyane uretse ko yabaye umustar akaba umuntu wiyubashye nyine agahagarara ku ijambo ry'umugabo nk'umuntu w'umugabo akavuga ati okay bamujyane siwe mukobwa mwiza mu gihugu sibyo ariko ubundi Regis niwe bayibaberanye niwe musore wiyubashye mwiza ukirengagiza ibyo mwashwanyira akubwo bukubwirwa n'iki umuntu ufite akazi ufite business ze bivuze ngo bari muri abo kwe bose nimbura mukoro nakazi bagiye oya ariko bapanze ibihe byabo Regis arusha Kiramani projet subiza biranashoboka Regis arusha Kiramani birashoboka cyane ashaka kuba barusha projet ahubwo babazishyira abandi bantu of course ariko hari iki na umva hari harimo abakire harimo abapapa bafite amafaranga yabo bafite utuzi yewe none kuva yari n'umuganda nyuma ya saa sita bari kujya mu kazi kenshi ariko baremera bataha ubukwe bw'umwana wabo bari kwemerwa butaha kuki utabutashye nuko utari umukwiriye rose kuba atabutashye bihita bigaragaza yuko ataramukwiye ni ishyari ngaho Regis nakore igitabo sumukunda ngo ni bogari sumukunda ngo afite amafaranga nakora agasharira arongore nawe uraje rero ko nuriya bari kwirirwa bidarapa bavuga ngo barakundana nawe ejo bundi muzashwa ariko man iki ni ikibazo gikomeye okay nabandi barangorera ikibazo ariko na bayirene batararongorwa ko namvuze ko nawe bamugiyeho Irene ni bamuha amahoro Irene Aisha baramujyanye usika Aisha nabonye ari guteretwa n'undi bamubonye ikibazo Aisha ukuntu yandaritse Irene ntabwo yamwandaritse yavugishije ukuri ni yamwandaritse ibyo nabyo kandi nanone dore ikibazo nanone nabonye abantu murimo murabipostinga ibyo bintu cyane mubipostinga muvuga ngo Aisha ngo yatutse Irene ntago yamututse yamubwije ukuri nibyo koko ni gute niyo boss kwashaka Vestina agashaka ejo bundi Dorcas nawe araje ashake hari nabandi rebana narashatse Mika arashatse sabantu birirwana nawe na Irene none nawe ako mwana bro idotengo gira urongore ariko nanone mu gihe utarapanga ibintu byawe ngo bishyire ku murongo bubiretse baragutwara gake ihagararika aho ngaho bubiretse si ngombwa ngo ahita ashaka ni iki se kigaragaza naho ubundi wowe abo bari gushaka kuko babiteganyije bumva bashyushye bumva bafitemo gahunda mana we dore Mick akoshemana putsuri byabwiye ifoto bayime ngende nshaka ukuntu nyempima ize iriho uyu musore wenyine mana Mick umbabare nureba kino kiganiro kuko ndabizi kukibona urakibona umbabarire nuko utakwandika muri comment ariko basi uje na inbox Regis ushaka uyu mwana ntarasa abantu nibaguha amahoro dore maze iminsi indwara z'inkundo wabona nawe mise nk'urwara depression waje gushaka umugabo kuri kamera uje urebye abagabo bose usanga umugabo ni Regis yes ntacyo bitwaye Capitaine salute papa I love you umva guys mwandike muri comment nibadufashe pe batubwire batitaye kuba ubukwe bw'abana none wabonye indirimbo mana bandanisiga agabasoye indirimbo yitwa Forever wayibonye wabonye abana bambariye Mick warababonye abasore bamwambariye so harimo se banuze ba Karufani nyine harimo mwasaga neza abasheri mwasaga neza none ngiye kubona mbona Aisha maswiti wasaga neza wari ukwiye kurongorwa n'ukuri uri umukobwa mwiza nawe bakurongora Aisha yari yambaye umupira w'umukara Aisha yari yambariye umugeni yari yambariye umugeni reka rero reka twikomereze reka tubaveho ariko abafana bacu mwandike muri comment batubwire ari Mick n'umwe umugore ari Aga na Regis uwari kujyana undi nindi ariko nubwo ejo muri live sinzi ukuntu nagiye kubona kuko ngejo live narindiwe ngiye kubona mbona umuntu aranditse ngo se ngo kumwana ngo wa Mick bamucupuje wowe urinde wo kujya kumenya ko umwana bamucupije uramwana wabonye ko naye yambaye okay nta kibazo cyashye kise turabigarukaho nyuma ariko reka tumaze tureke ku mateza z'abadukurikirana tumenye ese bo barabyumva uti murakoze cyane reka dusezere abantu turabashiraho ikindi gice kugira tumenye ko
birakurikira murakoze cyane murakoze nawe turakomeza kubabwira amakuru gusa nubwo birangiye ndakaye comment like ikindi munshakira abantu bazinyanye na kapiteni muduhuze nawe ubwe niba ari kugikurikirana oya ntabwo nshaka kundangira ndashaka kaza kunyirebera kugira ngo tubone uko dukoma repose bye bye I love you guys okay